batangiye gusa n'abatangiye gutakaza concentration z'ibyo bagombaga gukora biratworera kuza kubatsinda. Nawe uyu munsi wa none abakinnyi bose Rayon Sport ifite nka ba rutahizamu duhere kuri understanding of the game, kuri capacity nk'iya Paul Nganye ntawe bafite. nawe wa muntu Paul buri ajyana na assisting ibitego tureke no kubitsinda, hari n'ibyo assistingaga, ariko gukomera kwa Paul na ba Keve icya kabiri Paul Nganye ubwonko bwe ahantu butandukanye n'ubwa Biramahira Bedi n'aba bacaro bose. Ugiye ureba nk'ibitego yatsinze, reka ngwemo nka bitatu nibuka bitangaje. Uribuka igitego yatsinze ikipe y'Amagaju banganye 1-1, yego Barisa niri kurenga barayiteye, mu defenseur ayiteye n'umutwe iri kujya kurenga isa n'ijya muri kona, frappe rimwe ari muri angle ferme n'imoso barayigarura bacewe rwose. Ikintu cya mbere ni umuntu ufite ubwonko bwihuta, no kuvuga ngo ibintu bibera mu mutwe we byari karagaza vuba agahita executa icyo ari gukora. Uribuka igitego kindi yigeze gutsinda hano kuri Kigali Pere, bamupasha umupira ari kureba imbere agahita yindukira rimwe, nibuka ari baragiye mu bitego bya mbere. niba mwibuka ariko ibyo byose ni la nostalgie, no kumukumbura. Ariko icyo abariyo bagomba kumenya, bazakomeza kumukumbura cyane, kubera ko ntako babigenza. navugaga rero nicyo navugaga, nicyo ndashaka ko abantu bagomba kurebamo ni broader picture. Rayon Sport n'ubuyobozi bwayo bakoze ikosa, nta na rimwe Rayon Sport yigeze irirayinga ku muntu umwe bita rutahizamu. Yari projet yo mu kwezi kwa mbere, ntabwo byabaye. abayobozi ba Rayon Sport bagomba kubyemera gutyo, kubera ko urimo navuga Kasirye yabaga ari kumwe na nagira babira kenshi ni babiri. Nuvuga ngo niba ari Jules Urimwengu ari kumwe nani, ariko barakubwira bakamara barahari, ikipe bari kugira gute ntabwo yabashije wumve irakennye, ariko bagiye kugura Abdoulaye Jaro udaheruka ikibuga. Ese wakwizera kundi bamuguze amafaranga, urimo nabyumva, bamuhaye miliyoni $7,000 nka $7,000 cyangwa n'ibindi gutyo, miliyoni 9 wa rutahizamu se biragoye. Urimo nabyumva, kugira ngo rero ibyo Keve yavugaga ni ikintu gihari kandi kizakomeza kugonga Rayon Sport muri iki kigo. Keve ko yarenze se n'aba opponent ba hari revelation yakoze abantu batigeze bamenya. Ntabwo ndi ubikinde, nimushaka kubyumva ubwo mujye gushaka interview, birahari. Yavuze ngo bategura umukino nk'abakinnyi imbere y'umukino, ngo yabwiye bagenzi be abadefenseri notama Youssou Diagne na Aimable n'umukaseri nomero 6 Dafe, ngarababwiye ngo nimubona Darikonovic abanjemo Mamadou Sy mugire urwa mwitonde cyane, kuko aratuma muba busy, ama espace araboneka, baradushota, ashobora kutadutsinda ariko baradutsinda igitego, biragoye biratugora. Ariko nabanzamo uwitwa Jibril Watara, muryame musinzire, biragoye ko badutsinda igitego. Yasesengo yaravuga ngo abahagaze nka boss, adafite baro abahagaze, iyo boss yayivuze ngo abahagaze imbere nka boss, ngo mugakora ibyo mushaka. Iyo ni dekarasi ikomeye kugaragaza urwego rw'umuntu. Kuri urwo rwego ntekereza ko yari mu kibuga amwegereye bahanganye, impamvu baribonye ku Mamadou arapressinga aranabushagira mu muvuma menshi, ariko nyine ni umuntu ugomba nyine kugerageza nawe gusenya bo bahanganye no mu marangamutima. Buriya ni ikindi gikomeye kugira ngo yaniyumve nk'abantu basuzuguritse, afite n'agatwenge kivaba baseka rwose, ubona karimo agasuzuguro. Urayimubaza uri kari keza agahita yisesa ukuntu abaseka nka kubyo batanzwe, aseka nk'uri gusekera ngo kubyo batanzweho igice kimwe cy'umunwa, n'umuntu akuriyega mu Kinyarwanda bidasohoka neza, abana yagusuzga ase nk'uriya koko. Rero gufata rutahizamu nk'uriya si uko ari umuswa, aperi ntabwo ifite ahubwo uburyo bwiza bwo gutanga imipira buhagije kuri rutahizamu ifite, nicyo nemera. Baramineba ntabwo bari bagera aho kumugaburira bikwiye. Erega impamvu mubona tugira ibibazo by'abaplaymaker mu minsi mike ishize hano mu Rwanda, twari twongeye kuba tugira umugisha wo kubona playmaker abantu bose bakubaha, nuko nawe sinzi ibibazo bagira abantu biriya yitwa Rufundu yari yasize aciye akarongo atubwira ko nimero 10
ashobora gukora abantu twe twicaranye kuri derby bavugaga ngo iyi match nimero 10 ashobora kuba byose ayabamara Keve rero nk'umuntu babanye w'izo nshingano yarazifasha arati Ruvumbu yaregeye ariko akazi yakoraga rero reka ngakora muri aperi nta muntu ushobora gukora assist 10 nose rutayizamu turamunenga arapaswa ni nayo mpamvu nacyo tugomba kukireba ni nayo mpamvu Watara yagizemo akantu k'akayindisipurine kuko Watara inshuro nyinshi uzamubona yataye posite ye yagarutse inyuma gato asa nk'uje gushaka baro ni ukuvuga ngo umwanya we arawuta akaza gushaka baro agashaka gukora inshingano zitari agakora ibirometero byinshi cyane kuko yabuze baro imugera hanyuma icyo Keve yavugaga tucyumve neza abagande we icyo mwavugaga icyo yavugaga Watara ntago ari uko ari rutayizamu mubi ahubwo ubwo buryo bw'imikinire ya APR Football Club butamworohereza ngo ameze neza akaba ahagaze nyine afite physical strength zimwemerera ko yakora izo metero 10-15 ajyanye umupira ku izamu it doesn't go n'ibintu bya physical work uwo ari we wese umukinnyi ari we wese akenera kugira inshingano ziri defini zigabanyije ariko zitamuha gukora wenyine kuko Watara ntago yakwihigira imipira najya no gukora build up ngo ayishyire mu mpande abayihaye bari abakiwanuka n'aba Omega ntibabashe kuyigeza muri box burya biba ari ibintu bigoye cyane kuri rutayizamu kwisanga ari we wenyine usa n'uwikoreye inshingano cyangwa se umuzigo ugufasha ekipe nyine navuga ko mu ijambo rimwe rigufi rwose tutaritinzeho kugira ngo tukore no kuri Real Madrid ikibazo APR